musore ibintu byawe nabonye utazi kubikoresha ndabyikorera nzajya mbyikoreshereza. Uhagaritse nakubonye yakubita ahantu hose tumaze drift ukuntu bisa nyine nakubonye wagenda tuba twiciraho gatoya tukaganira hanini ikintu nakuzaniye hano wakimenyera sha nyine byabaye kwa kwikundiye ntagukunze ariko ubwo urabona ukuntu uteye neza sha cyo kihaye kincitse nawe nkonge pe wanatinze ikintu cyose cyabaho nta mpamvu n'imwe yatuma gahunda ya mu maso Yesu Kristo si umucunguzi w'ubugingo. ibintu bye birakaze sibyo hari umuganga nzi nakujyana hakagufasha ati umuganga uri serious cyane twagiye ndumva meze nabi rwose arabigufasha mu sibyo tugenda turi gukererwa cyatuzanye rero wa mubyeyi uyu n'umwana wanjye wahuye n'ikibazo yakurikiye umukobwa mutwarira ibintu none nari muzanye hano ngo ngeragereze ufashe rwose wa mubyeyi yakwinginze rwose mubyeyi nahuye n'umuntu
ducaho turagenda tugeze ahantu handi none yantwaye igora yakora ya hano yagora mu byenda yaragiye rwose ubu nayo nyifite twari tuje bari bakuzangiyeho ngo uri umuvuzi ngo wabasha kongera ukayigarurira koko ndabyumva ndagusaba ikintu kimwe cyoroshye ufata agacupa ukagenda ukanzanamo amazi amazi gusa ako gacuma sinzi ngo bagutwara ibintu ntabwo amazi arimo yakuvura kandi ariko umukuru yambwiye aya niyo yakuvura reka mbyizere aya ntabwo rwose yakuvura none se aka gacuma umbwiye ngo ntware kandi bari bampaye ako ngako ngo ariko ngira aya mazi ndayakoresha gute araza kumarira iki ayo mazi rero urayatwara mu kanwa umugabo muri buhure bwa mbere urayamucira ibye birimuka bize ku byawe ehe aho ndabyumvishe reka mbikore vuba yewe amakuru sinuruka uri umunyamasengesho ukomeye cyane byagenze bite ayo mazi rero urayatwara mu kanwa umugabo muri buhure bwa mbere urayamucira ibye birimuka bize ku byawe Hey!